Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere 2025 ku cyumweru iragira iti nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Nta sengesho ry'umunyagara ribaho cyangwa isengesho rito ribaho. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka banze mbaririmbire indirimbo y'102 mu gakiza, niturangiza tuganire ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya. Yesu, umakanya kugira ngo nkwegere kuko naniriwe muri iyi si ndetse no mu gihe cy'intambara, nabwo mwami ujye umpa amahoro. Uyu muririmbyi asaba Yesu ako kanya kugira ngo ajye amuha amahoro, abashe kumuneshereza, kumutsindishiriza. Aravuga ngo umakanya Yesu ze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, ngo icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Reka dusome ijambo ry'Imana hano twihuse. Dusome muri Yakobo, dusome muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 13 tugeze kuri 16. Haravuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbire Imana. Muri mwe hariho urwaye natumire abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Amen. Rero umurimo wose bene data, umurimo wose umuntu akoranye umunebwe ntabwo utanga umusaruro. Umurimo wose umuntu yerekejeho amaboko aba agomba kuwukorana umwete, niko ijambo ry'Imana rivuga. Niko bimeze no mu bijyanye n'amasengesho. Nubwo isengesho ryaba ari rito gute, ryaba ari iminota mikeya, ariko ukarikorana umwete kandi urishyizeho umutima n'ishyaka, byanga byakunda uba ubwira ufite amatwi, kuko yayaduhaye ariko nawe ayafite. Eliya yari umuntu nkatwe. Icyo yaturushaga ni ugushyiraho umwete. Akenshi abantu iyo basengeye ibyifuzo runaka bakabona bitinze gusubizwa, bahita babivamo rimwe na rimwe bakazasubizwa n'iby'agakiza baramaze kubivamo, barabivuyemo. Ni ngombwa ko dusengana umwete, ariko tukongeraho kwihangana, hanyuma tugategereza ibisubizo. Urugero, waba uri umuhungu usaba ko Imana iguha umufasha, waba uri umukobwa usaba Imana ko iguha umutware, wabona bitinze ukabivamo ukagenda ukajya kwishingira. Rero si byiza ko urambirwa. Ni ngombwa gusenga ushyizeho umwete kandi ugategereza, ntucike intege. Bisaba ko umuntu wese ashyiraho umwete ku cyo yagambiriye gusengera. Niba ufite icyifuzo runaka, fata agapapuro cyangwa se agakayi wandikeho icyo kintu uri gusengera, maze utegereze igihe runaka uzaza uvivure, usange icyo kintu wasengeye Imana yaragikemuye. Bene data, ntidukacike intege, kuko burya isengesho ryose Imana iraryumva, nubwo ryaba ari ry'umunota umwe. Yemwe na yayandi dusengera amafunguro, ariyo yose agira agaciro imbere y'Imana, kuko aba agaragaza ko tuzirikana ibyiza Imana yadukoreye, yatuboneye amafunguro, kandi n'ibihumanyijwe biba birimo Imana ikabimanura. Ijambo ry'Imana rero ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko iyo tugusenze, iyo tukubwiye ibyifuzo byacu, ntabwo amasengesho yacu nubwo yaba ari matoya gute, nta sengesho na rimwe rijya riba umunyagara, ntabwo urisuzugura. Turasabye kugira ngo amasengesho yacu mwami uduhe imbaraga, twe kujya dusengana intege nke, ahubwo udushoboze, kuko Pawulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Fasha uyu mwene data ufite icyifuzo amaranye igihe aribwira ko kitarasubizwa cyangwa kitazasubizwa, maze umugire neza, ategereze kandi yihanganye. Isaha nigera azabona ibisubizo. Urakoze, urakarama.
bana natwe muri byose, shimwe n'icyubahiro n'ibi byawe none n'iteka ryose, bisenze nizeye izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amena. Mwari kumwe na mwene so nk'uko bisanzwe muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese mbifurije umunsi mwiza n'amateraniro meza, ibihe byiza n'icyumweru cyiza. Ndabakunda. Shalom shalom.